ubuzima ni nk'ikirere, hari iminsi y'izuba ryinshi n'umucyo, hakaba n'iminsi y'ibicu byirabura n'imvura y'amahindu. Nta muntu n'umwe uhora mu zuba, undi nta n'uhora mu mvura. Ikibazo si uko ibihe bigoye bibaho uko bihora kuri twese, ahubwo ikibazo ni uburyo dutinda muri ibyo bibazo, tukemera ko agahinda kaduturamo aho kugira ngo kabe umushyitsi uza akagenda. Iyo duhuye n'agahinda nk'urupfu cyangwa gutakaza akazi, guhemukirwa cyangwa se kunanirwa kugera ku nzozi zacu, icyo twumva cya mbere ni uburibwe. Benshi muri twe dufite amahitamo abiri mabi. Icya mbere ni ukwihunza uburibwe, tugerageza kwiyibagiza twishora mu biyobyabwenge, ubusinzi no mu kazi kenshi ndetse n'ibindi byose byatuma twiyibagiza cyangwa tudatekereza cyane. Ibi kuri twe ni nko gufunga igikomere kitavuwe, hanze gisa nk'icyakize kandi imbere kirimo kibora, ahubwo kizongera kukubabaza kurushaho. Kwemera ko agahinda ari twe dutangira kukagaburira, tugahora tubitekerezaho, tukiyima amahirwe yo kongera guseka, tuvuga tuti ubu buzima bwanjye burarangiye. Ibi ngibi ni nko kwemera ko igicu kimwe gihishe izuba, mu by'ukuri kandi izuba ryarazimye kera. Icyo ugomba gukora, emera ko bibabaza, nta kosa ririmo ryo kurira no kumva ubabaye cyangwa ryo kumva ko nta mbaraga ufite. Icyo ugomba kumenya, ibyo byiyumviro ni ibisanzwe kandi ni ibimenyetso by'uko uri umuntu. Rero aho kubyirukankana biha umwanya, emera bikubeho, ariko ntubyemere ngo bigushingemo imizi. Biganirize inshuti wiringira ngo ubyandike cyangwa ubiririmbire kubisohora, ko ari intambwe ya mbere yo kubigira. Wibuke ko kandi ibihe bihinduka, iyo uri mu mwijima w'icuraburindi biragoye kwemera ko bucya, ariko buracya. Buri gihe nta joro rihoraho. Gumana icyizere, umenye yuko ibi bihe urimo atari byo bya nyuma. Icyo ugomba kumenya, izuba riracyariho niyo waba utaribona.